harakabaho umunsi Imana yakuduhaye uraza utubera umugisha wari nyangamugayo wari ntangarugero hahirwa abakumenya ukiriho wari uw'agaciro kuri twese nzagukumbura wampaye ibyishimo kenshi nzagukumbura nawe ugiye uzagubwa neza nzagukumbura iyakumpaye irakwisubije hano abatabimenyereye uyu munsi muri bubimenye turi mu gihe ubutumwa abantu bahagararira abandi mu matorero batakiri abapasiteri b'abagabo gusa ni muri urwo rwego ngiye kwakira umupasiteri hano dufite umupasiteri wabanye nanjye mu itorero igihe kinini w'umudamu adufashe muri uyu mwanya shimira Imana uyu mwanya twabayemo ingendo zacu kandi n'umwanya tugiye kujyamo Pastor Fiona karibu tufashe mu mwanya. Haleluya. Urupfu ruduherane ubona ubwoko bwa nyuma bw'umubyeyi wacu. Amen. Kandi mwakoze kuza Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uko munezerwe urupfu ruguherane. Amen. Tugiye gusenga reka twubahe Imana. Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo ndagushimye ndaguhimbaje wabanye na muzehe avuka ubana na mu busore bwe ubana na mu busaza bwe tugushimye ko turi hano dushima izina ryawe Mana kumbe data mutanga bugingo waramukunze kuturusha uramwisubiza nyagora ku ngoma data ijambo ryarimbira neza mu rupfu niho tuzabonera inzira y'ubugingo data rero wamwishubije tuguhaye icyubahiro Mana sengera imitima iri hano ikuyikomeze nyagora ku ngoma uyirinde ukomereza abana ukomeze umuryango ukomeze inshuti mu izina rya Yesu ndahagarika buri mbaraga yose mu izina rya Yesu Kristo ufite imbaraga uyibana ikora imirimo n'ibitangaza turi mu byishimo byamuze ndakwinginze Satani ntugire umuntu herana data twese turi mu ijuru urinde imitima yacu kugira ibintu byose birindwa data baranyakire nanjye nakwakiriye ngwino ubane natwe muri iki kirori ubane natwe dutangira ubane natwe dusoza Mwana uyobora gahunda ubane nawe buri muntu uri buvuge kubane nawe Mwana data ukomeze abana ukomeze imiryango ukomeze inshuti n'abavandimwe iki kirere rero Mwana duhagaritse imvura mu izina rya Yesu data reka ubane natwe kugeza turi busoreze urakoze Mwuka Wera icyubahiro cyukomeze kubana natwe urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga komera Imana amashi nta mpamvu. Ijambo rigufi mukanya ndibwongere musabe tambutse ijambo rigufi kugira ngo ubukwe bwa nyakwigendera Mzee Mataratara bube bwiganjemo gukomera kw'Imana nkuko abivuze ntiduheranwe n'urupfu kuko Yesu yagize gute yatsinze urupfu icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko nubwo dupfa ariko hari ibyiringiro byo kuzongera kuzuka reka n'ubundi umukozi w'Imana kandi nzi neza ko ivugabutumwa rimazemo igihe
ndifuza ko agira ijambo atugezaho rikomeza imitima, ryongera kutugaruramo ibyiringiro, kuko ibyiringiro burya ni ikintu kibagarirwa. Iyo utakibagariye rero utakaza ibyiringiro, kandi iyo watakaje ibyiringiro uba wapfuye uhagaze. Ndagira ngo ntibibatungure, sibwo bwa mbere muba mugiye gusezera ku muvandimwe, hakiganzamo ijambo ry'Imana. Byose twe tushira Imana niko iraba yabishatse, mu minota itarambiranye, kugira ngo buri muntu wese nawe aba yumva yiyinira, atekereza ahagaze, areba ahari magana. Mzee Rudasingwa ni mugoroba niwe wavuze ngo uretse wenda ko inzira n'uburyo biba bitandukanye, ariko twese ntawe uzaba muri iyi si ngo ayitureho nk'umusozi. Ni twese nyine n'inzira yacu, niko Imana yagize gute, yabigennye. Kereka wenda abo umuzuko uzaba bakigira gute, bagihumeka, abo nibo nabo. Ariko iyo nsomye Bibiliya neza imbwira ko nabo bazahindurwa. Guhindurwa n'ubundi ubanza guca mu rupfu kugira ngo byumvikane neza. N'ubundi nabo bazahindurwa, kuko uyu mubiri ubora ntabwo uzabona Imana. Uyu mubiri ubora uzajya mu gitaka, niwo wavuye. Hanyuma umwuka cyangwa se ubugingo nibwo buzagira gute, buzabona Imana. Rero karibu Pastor Fiona, rwose Uwiteka abane nawe. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu ashimwe. Nitwa Fiona Mukatabara Kabisenga Imana, ndi umumama, mfite abana 5 n'umugabo umwe. Yesu ashimwe. Imana ishimwe. Ngira umugabo ajya ambwira, yabaye umusirikare, ajya ambwira ati pasiteri ahora yiteguye. Amen. Yesu nashimwe. Rero turashima Imana ko turi hano. Amen. Turashima kubwo buntu bwayo. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Yesu nashimwe. Ngo Lazaro yapfuye bageze kumva ye. Yesu ashimwe. Yesu ngo baramubwira ngo ukunda yagize gute, ngo yapfuye. Haleluya. Arababwira ngo ntabwo yapfuye, yagize gute, yasinziriye. Amen. Umukiranutsi nagapfa agira ate, arasinzira. Haleluya. 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 Wahageze mushiki we aramubwira ati rega ukunda yapfuye, amaze iminsi ngahe 3. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Baramubwira ati yagize gute, yapfuye. Arababwira ati ntabwo yapfuye, ahubwo yagize gute, yasinziriye. Amen. Arababwira ati nishimenyi reka dukure igitabo rero. Aranuka. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma Yesu aramubwira ati ntabwo yagize gute, yasinziriye. Papa wacu ntabwo yapfuye, yagize gute, yasinziriye. Haleluya. Yari umukristo, yari yarabatijwe. Amen. Hari itorero yabarizwagamo. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo umukiranutsi apfa, agira gute, arasinzira. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Twese iyi nzira tuzacamo. Haleluya. Nubwo tugenda ntituzi iyo tujya, ariko uyu ufite ibyiringiro atuzi iyo tugana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Munyarwanda uvuga ngo iyo utazi iyo uva ntuzi iyo ujya, ntuzi iyo ujya, ariko aho tujya turahazi. Amen. Ariko ati rero mukure gitare. Haleluya. Ngo bagikuyeho aravuga ngo burasa kanguka. Haleluya. Hari umunsi wo tuzabona papa wacu. Amen. Hari ijoro rimwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kuko twese njya mu bintu byose. Yesu ashimwe cyane. Njya mbwira abantu ngo umunsi w'umuntu iyo wageze, niyo wagira gute, niyo wateka ibuye rigashya, aragenda. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umunsi iyo wageze urataha. Ndabwira wowe mbese urugendo urimo, ijambo ry'Imana ufite Bibiliya adusomere. Haleluya. Turi mu isi tugomba kugenda dukiranutse.
amen. Somera Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere. Haleluya. Yesu ashimwe. Atarasoma Yesu ashimwe. Ngo arangije arababwira ngo iyo umuntu umunsi wo wageze arataha. Abedeperi vuga neza ngo igari ye ryaje riraza. Haleluya. Iyo munsi wageze nta kiwuhagarika. Haleluya. Wanyeruka ikubita hasi ugapfa. Haleluya. Wahogorwa n'igari ugapfa. Wahura n'umucaca ugapfa. Amen. Wahura n'abagizi ba nabi ko muze byagenze ugataha. Itariki yageze. Amen. Nigeze kubaza urupfu. Nibaza harapfuye umwe musaza wanjye. Hanyuma hapfa Theo Zahuki. Naramukundaga ntaramubona. Ndabona kuki. Twara abantu. Bigenda gute? Uriya mugabo agiye ate? Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mu gitondo umukobwa yabwitsa kwigisha ijambo aravuga ngo agakiza kadafite imirimo kaba gapfuye ubusa. Sanga nibyo. Amen. Agakiza kadafite imirimo kaba gapfuye ubusa. Amen. Turaza gusoma ijambo. Haleluya. Hanyuma ntekereza ku buntu bw'Imana. Imana irambwira ngo ndashaka gukomeza imitima irahangaha. Amen. Muhumure Yesu arahari. Ndibaza mu kuki ngateweremo kuntu yaramaze gukura abana mu mihanda imfubyi arazikomeza. Irambwira ngo ugiye guca ikigori waca ikiteze. Ushaka icyeze. Amen. Kera twebwe twakuriye amashyamba twagiraga ibigori byinshi. Noneho wajya guca ikigori ukabaza kugitonora. Waba ugiye kukiba uri umwana ukabaza kureba ngo kitaba ari umubyeyi. Kitaba? Hari wigeze aca umubyeyi? Hari urakandakanda ngo kugira biramo wowe ugiye gusarura ugiye guca ikigori waca igiteze. Ndabwo ngo ntabwo naca igiteze. Irangwa ngo nuko nanjye nshobora gutwara umubyeyi. Ntwara nanjye wese nta ntwara ufite umumaro. Ko nashobora gutwara ikigashi. Haleluya. Haleluya. Ababyeyi mugira abana, tugira abana batandukanye, ukagira umwana utuma vuba, ukagira umwana utuma akagenda buhoro, harimo uje wihuta uzukona avunika. Nyirabona. Clementine ngwino kukuki undi uramuhamagara akizetu akajya gute? Akize. Rero papa Imana yamukunze ntabwo yasarura ikiteze. Haleluya. Haleluya. Nsomera Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere. Igice cya mbere umurongo wa mbere. Ndashaka kubwira imitima irahangaha. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Nticarane n'iki? N'abakobanyi. Kugira ngo Imana izagusarure wese iragusaba kugira ngo ntuhagarare mu nzira y'abanyabyaha kandi ntucarane n'iki? N'abakobanyi. Amen. Haleluya. Inshuti y'ibintu ukagerana nabo. Haleluya. Komeza. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira. Amategeko y'Uwiteka twishimira ku manywa na nijoro. Ndashaka kubanza gukomeza imitima irahangaha. Haleluya. Amen. Mukristo wageze wabatijwe wavutse ubwa kabiri. Padiri yaragusutse amazi akakubatiza. Ntuhagarare mu nzira y'iki? Y'abanyabyaha. Aha. Kandi amategeko ye yo yibwira. Amategeko y'Uwiteka twishimira ku manywa na nijoro. Ushaka ibirayi utekereza amategeko y'Uwiteka. Haleluya. Uhina mu murima utekereza amategeko y'Uwiteka. Amen. Urwango ruve muri twebwe. Haleluya. Aha. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Ufite amategeko y'Uwiteka azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Amen. Kera imbuto zacyo igihe cyacu. Mu gihe cyacu. N'abandi barahari ariko babyara banjye n'abandi bavandimwe. Faustin sinzi ukuntu namuvuga, umuntu ukunda mu muryango, ukunda abaturanyi. N'abamwishe ntabwo nzi icyo bamwishije, yari umuntu w'umunyamahoro. Ngira ngo abatuye hamwe mwese murabizi. Kuva duhunze gise nakukiye n'aha, ariko Faustin n'umuntu wabaganaga neza cyane, akunda umuryango, akunda abaturanyi, umuntu wafashe umuryango cyane. Ababyeyi bacu ntibagihari, nabo batanga ubuhamya bukomeye kuri we.
tuzi ko Imana ihari nizahora twe ntacyo dushoboye gukora. N'abamwishingira mu miryango yabiri n'ahangaha ituye n'ahasaba uvuye mu kindi gihugu bazabamuke, ariko bumve ko nta mahoro nabo bazagira. Turababaye biteye ubwoba, mwabona umukecuru usigaye babanaga bagakora ikintu nk'iki bakica uwamufashaga. Abanyarwanda bakwiye gukizwa bakakira Imana, bakamenya ko kwisha ari icyaha. Leta ibyigisha buri munsi ariko abantu banze kumva. Ariko igihe kizagera bumve. N'abamwishinze ko bafite imiryango inangaga, ariko ntabwo tuzihorera. Imana ntizahora. Bose nagenda aruhuke. Imana yaramwakiriye ntabahemukiye n'umwe, kandi abamwishe bamushakaga bazabirya bishyire hakuruga n'uzabavaho. Naho bari muri gereza babyumve cyane byumva bazabibabwire, nabo nta mahoro bazagira. Ntabwo tuzishe nk'uko babikoze, ariko Imana iziyerekana. Nabo nta mahoro bazagira. Ntunze urutoki ntabwo ndanababona aho bafungiye, ariko n'abazabasura n'abazagira bati muzababwire ko bakoze ikintu kibi. Kwica umubyeyi nk'uriya, ntawe uhimukira, ntawe yibye, ntawe yatutse, ni ibintu byatubabaje cyane cyane. Ndashimira abantu twazindukanye hariya kwa muganga nabo twasanze aha. Imana ibaha umugisha mwinshi, umutima wo gutabarana mukomeze. Imana ibaha umugisha. Arakoze umuvandimwe Kalisa, ariko ndifuza ko mu minota mike Muhirwa Jean Paul nawe yatugira umutima we muri uyu mwanya atizimye mu magambo kuko turimo turasiganwa n'amasaha. Muhirwa Jean Paul umwe mu bahungu be kugendera. Muhirwa Jean Paul akaba azi ku izina rya Tete. Usanzwe mbere uko papa apfa, umusaza yapfuye saa 9:49. Njyewe saa 5 naje muri pause. Hano umwana witwaga Prince. Hama maze kurya agiye gutegura ibya nimugoroba, yanasubiye mu kazi. Subira mu kazi, bamubwira ati se Prince byahiye, ese muzehe yahiye ko nasibatse kandi umukecuru bakurikirana hafi. Bamubwira ati wabona kugurisha, bamubwira ati ko ngiye kujya ku kazi ntibugenda nahise. Ati nahise n'umutwara ugomba gusigara mu rugo. Ngo hoya bamushira wanje ashaka kumubona. Ati kasi namusubiza mu meza ndakora. Bigeze saa 10:40 arampamagara arambwira ati rero kugera mu rugo ugera muri centre uze kumbaza mbere kuzamuka mu rugo cyangwa n'ukuretse kujyayo. Yenda gusoma muri centre ariko ndi kuza muri ndaza nicara muri centre umwana witwa Bukuru utera amarangi, turicarana. Prince baraje anayisi uyemeze gati saa 11:35 ndamyanayisi nabyo ati ngabo uzamuka mu rugo twe turaje. Nahise uko yaje sanga mukecuru nawe yicaye ku ntebe, nahise ateryambira mu ntebe ndende, abareba televiziyo abarasinziriye. Dukoresheje swapu turagarutse, imaze kugera saa 1:45 yakanu tugura turazamuka
ko kugira hano yicinjira mu gipangu hari ukuntu bita abantu muzeya biki nk'uko usanga harakinga bidasanzwe bibaho nagenda ndahakinga mfungura aho tujyamo inyuma njamo ibyo nari mfite ndabidepoza ninjira mu nzu nini byutsa nahise ati nahise dore uracanye izi musa ntabwo uracanye ngo oya ndatekera kuri gazi kwa kubyuka akunda kubyuka akenshi ahita ajya mu cyumba cye kwinjira mu cyumba cya muzeya yasohotse avuze induru ati dadi ngwino y'ibaba ryamye yasi afite amaraso ibintu byose nahise mbita hasi nziruka mbonye ukuntu ameze nahise ngira ubwoba mpita nzimya itara atajya mu nzu atongera no kubibona araza yicara muri salo ararira umukecuru ati ibyo ni ibiki nawe yaceceka ubundi nawe abaraje yirukanka utambya ngo muzeya ngo yagize iki cyo ati toka nyamanza tanyine mu muryango nta kindi nakoze nongeye kandi gusubira mu nzu ndacekinga ndareba icyo nakoze bwa mbere nuko namaze kureba mu mutwe akimo guhumeka nsanga amaraso yafashe birashoboka yari amaze nk'amasaha 3 apfuye cyangwa hafi ane yabuze umuntu umutabara ako kanya urumva njye nimara kumfata umusatsi nsanga amaraso yafatanye n'umusatsi nzafata telefone amaguru kuri wa musaza mu nziza w'umumotari mujya naramuhamagaye inshuro ya mbere atanyumvishe neza ibaye nk'imvaho nahise mbwira perezida we ndamusuye kandi nawe ati genda ushake moto ku muhanda agakwitanya mu nziza bwa kare tumaze kuvugana baje umwegura urabirana bimwe n'ubwoba ngo umutwaze gutandukana amaraso ya sipisi bikaba nyine ku ngufu mbona avuyemo fata gutya mufata hagati fata n'amaguru ndetse naramumfasha amufata kiza kuri moto yari yinjije mu nzu tamjyana isi fatika kushana imyenda ya ngombwa yamuze kuyatona ko tujya kuri point de santé baramwirukana kuri point de santé agezeyo baburi kintu bakora prince yari amaze gusinda unizarambye ati prince ntabwo yumviye kuri moto hafi aho nanjye ndimo ndaza niruka nzanye ibyo nzana bukuru baramubonye ari hafi ahita yicara inyuma yamuze baramufasha nyine mutanura indi moto tuza kwa muganga mbere ko tugera kwa muganga wabonaga ko nyine hari ukuntu bimwe biragenda yemera nabi agiye kugera ku gatebe rero twasanze byararangiye ariko nk'ubabwije ukuri icyo gikorwa cyabaye amasaha 9 mbere ko bagikagasa nk'uko baje bayivuga ubwo bari abantu batatu yari uwo prince abandi batari kagasa ntabwo tuze ahantu baherereye gusa icyo babanje bwa mbere basanze muzehe mu gitanda basanga bamufuka amashuka mu mutwe rero kuba kuri ibyo bindi byose washaka icyo afata ashuka yagifasha agahita asohoka yarajije nahise bamaze no kumugeza hanze yabona uko bajya kagasa bamuze niba yarabagwagije nawe yahise ahaguruka nyine nk'umusaza afite imbaraga rero utagira ngo nuko byagenze kuri muzehe yarakomeye pe kwa kubyuka arakanagira akunda gukatisha inkwi abizi neza yamaze gukatisha agashira ahantu mu cyumba hejuru y'ameza na telefone yarari kwa keza kuba kiryamye hasi afite na telefone umufuka yari no kubasha guhamagara basi umwuka we wanyuma ariko telefone yari hejuru kandi umwe kubatiriza banayikora basi bafata agashoka direkto kumufata mu twishoshe baguturi kwa muganga cyangwa babika ngo ni ibyuma turi kuri polisi ngo nashuka neza kugashoka amaze ukabunda wese mushoka ni mu rugo kwa muzehe hama rero turi kwa muganga arambwira ati ese hano hageze polisi ngo hageze na ribu ngo njye nibere kwa muganga n'abandi bayobozi n'abategereza muri abo bayobozi twumvikana ngiye kumva numva amaye mutugu ndabetse n'iribu mayi cyangwa muri polisi ngo ya ngo nabo ngo nanjye si nabo yatumva nahise mukunda ndamwihorera kuko guhita mvugana n'abanako n'abandi bayobozi umuntu wese umamagara wundi ni Remi yahise amamagara akajya akimara kuhagera yajya asanze nyine muzehe yapfuye twarize twihanaguye tuze kumutwara Remi yahise amamagara arambwira ati dati reka ngweze nomero za komanda gashora aza gufasha komanda yaraje na ribu na daso na executive baraza ndabasobanurira byose bayikuntu bimeze
bambaza basigaye mu Rwanda babwira urambitse ari umuntu ukeka ndetse ntabwo nje ntacyo ndakeka kubera yuko nta n'ikimenyetso na kimwe nigeze mbona mu rugo uretse kwinjira nkabona umurambo w'umusaza nta kindi ngiye gukora uretse ibyo nyine uko meze nuko ntajye sinzi n'ahantu mpagaze ko nahise mubwira hambye ati rero humura reka Kanyange n'umumotari bagumye hano nje kintu ugiye gukorera tuzamuke mutwandike dosiye cyangwa mu gihe tubabaza ubundi bindi turabikurikirana turazamutse tugezeyo barambye ati n'ubundi baranije ntihagire ikintu kikubaho jahariya muri gezo wicaye tuzabirebeje nati koko se ko mu byanzuye ngo nta kibazo yagenda ntayi ndagenda nyine yicara mu gitondo buryo iyo ibintu bidakurikiranwa cyangwa ibyo byose bibeho ujya kumbwira ati wenda nabonye biriya mwimba yo papa amaze gupfa abona biriya mwimbayeho kuriya nta n'umukinnyi byongeye kundira ahubwo nabyo byatumye ntekereza cyane bituma nanjye mbafasha muri ankete yabo birangira abo bantu bose babonetse abandi babiri baje batumwe kuri muzehe nibona n'ubu bagikurikirana ariko amakuru yabo yose barayafite ariko nyamukuru ndarahari bamaze kugera kuri parike njye uzana umuhanya nk'ibyo ndimo ndavuga nanjye uzanabihamya n'ibindi byose rero ubuhamya we yahoze atanga yahoze avuga ati babwoba ati ashobora kuba ari dati wabikoze ko akora muri hafi cyane ya muzehe byakimara kumbwira gutyo muri rero maze kujya nese mugihe ati mukinga nawe wishinze nese no kutamurusha mu gihe mvuze njyewe gutyo nagirize mbikora nese mukubita ushinda bati niwe wamwishe bakimara no kunyereka mu myenda abantu bahana arambye ati iyi training ina ndati training yanje biko byambara no je namba umwenda w'akazi netu umwenda wambaye umuntu arimo arateka saa sita hano mu rugo umwenda ari yambaye ngo yatubwiye yuko ari uwawe nyine ntahetse mu wanjye ko ari uwanjye nanjye sinigeze mwambara ngo mumbarize neza ari amasaha bagiye kagasa siyo saba size bakoze igikorwa ariko nje mbikeka ahitambye ati subiramo ari ukuntu tuze kuyibona nuko byarangiye amakuru nabahaye byaje guhura nabo nuko bakurikiranye nje n'umutima kandi n'abasigaye nabo bagomba gufatwa bikarangira amahoro murakoze cyane sobanure niba mutari mwakize mu kimenye hano mu Rwanda uko itegeko rivuga iyo umuntu aguye ahantu ubundi uretse abafite intege nke bakohereza bagahita babatwara ku rwego rero nawe byaremeze gutyo. Icya kabiri iyo ari kesi nk'iriya baba birinda ko wowe ugira uburakari ukaba wajya gute. Ni nayo mpamvu iyo twebwe abashoferi tugonze umuntu badufunga direct, ntabwo ari uko baba batwanze, ahubwo ni ukugira ngo bene umuntu upfuye abatagushaka bakajya gute mu buryo kugira ngo bamuhungishe. Ikindi mukwiye kumenya nuko ni nayo mpamvu muri iki gihe we nta kundi yagomba kubigenza kuko ni papa we yagombaga, ntabwo ari butegereze guhamagara ambulance. Ubundi itegeko rivuga ko uhamagara ambulance, ariko ni papa cyangwa se umugore wawe. Icyo gihe rero iyo aciye automatic bakubiza. Ni uko nguko uzabimenye icyo kintu muri nacyo ntabwo ari ngo umugore wawe ni uko nguko. Arakoze ntekereza ko byari bikwiye kandi hari icyo bisize cyangwa se icyo bisobanuye kuri benshi. Rero kugira ngo amasaha yacu ataducika, tugiye kwakira umukuru w'umuryango Muzehe Rudasingwa. None umukuru w'umuryango ni Nyarado Orientation, aratubwira Muzehe Mataratara n'ibindi gayo mu magambo avunaguye amateka ye, hanyuma dukurikiza mu gahunda yo gusezera kwigendera kugira ngo dukomeze tujye kuri reprise ko amasaha tutagomba kurenza. Muzehe Rudasingwa agere mushiki we mukurikira nk'ubwa gatanu. Kubera ko ari gucura
mukurikira ubwa karindwi ko bari barindwi Imana yavuze gatanu nuko hari hasigaye batanu hanyuma ariko hasigaye bakeya cyane umugore wanjye na bakuru be babiri abandi bane bose ubwo bamaze kugenda uwa kane ugiye ubwa nyuma n'uyu rero kugira ngo mbabwire ubuzima bwe natinze ko nimugoroba babashije gutaramira hano barabivuze turabataratara Faustin akaba ari mwende Rulindo Jean Pierre Mukasamari Félicité yavutse ku itariki 15 z'ukwa 9 1938 avukira mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye mu murenge wa Mukura. Ubuzima bwe yabayeho yize amashuri abanza ikansi yarangije kubera ibihe bibi byari mu Rwanda ntabwo yabashije kuyakomeza yarahunze ahungira i Burundi ariko akomeza kubaho mu buzima busanzwe ari umusore akora imirimo y'ubukorikori itandukanye imirimo yose yakoraga yayikoraga neza kandi no mu kubana n'abantu yabanye n'abantu bose neza nkomeje gatoya ubwo amaze kugera igihe cyo gushaka yashakanye na Mukahirwa Tasiana akaba agiye yarabyaye abana 14 ariko abariho ubu ngubu ni 12 bakwe yagize abakwe 7 bariho ni 6 bakazana 2 bose bariho abuzukuru 44 abariho ni 38 abuzukuruza bariho 13 tabarutse rero yatabarutse ku itariki 17 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'ibihumbi 2025 akaba atarapfuye yarwaye ahubwo yarapfuye yishwe nkuko mumaze kubyumva ubuhamya bwa Dadi mbako Dadi yari hafi yarabikurikiye cyane rero numva ntari bubitindeho gusa icyo navuga nuko ari ibintu bibabaje kuba kugeza n'ubu hari abantu bagishaka kuvutsa abandi ubuzima kandi nta n'icyo bapfa umusaza nkuko mubyumvise apfuye afite imyaka 87 imyaka 87 imbaraga umuntu bagisigaranye zo kuba yahangana n'abantu nta n'ibyo yagiraga ahangaha atubwiye ko yahatuye muri 2014 imyaka 11 yose ishize nta muntu n'umwe bigeze bavugana nabi abantu bose batanze ubuhamya bamuvuze rwose uko abantu bose bamuzi kugeza n'ubwo iri shyamba mu ntangaha nirye umuntu yaburaga igiti cyo gutega igitoki urwego akaza akakimusaba akakimuha atamugurishije rero ntabwo mbitindaho cyane
make ubuzima bwe bwagenze. Nyine aho urupfu rwe rumariye kumenyekana kubera bitewe n'ubwo bugizi bwa nabi, bumva ko inzego z'umutekano zabifashe amaboko yazo zirabikurikirana. Niyo mpamvu umuntu twatinze gushyingura ko umuntu wapfuye kuri 17 tukaba tugiye kumushyingura kuri 25, urumva ko iminsi ibaye 8. Cyabiteye nuko ribu yari gikora iperereza ryayo kugira ngo shakisha abagizi ba nabi. Ushobora kuba hari abo bamaze kubona ibimenyetso bimwe na bimwe, kuko iyo batabibona dadi ntabwo baba bamurekuye. Rero dufite icyizere yuko igihugu cyacu ni igihugu gifite umutekano, kigendera ku mategeko. Umuntu wese ukoze icyaha arakurikiranwa kandi akajyanirwa bikurikije amategeko. Uyu munsi rero nagira ngo nshimire mwe mumaze kugera hano. Ejo abaje mu gitaramo cyo kumutaramira no kwizihiza ubuzima bwe baraganiriye, hari n'abandi batuganiriye baduhaye guhamya mu kanya. Muri icyiciro kigezweho no kumusezera. Tugiye kumusezera mu kanya, umuyobozi wa gahunda arababwira. Nyuma yo kumusezera turaza kujya kumusabira muri paruwasi ya Nkanga Batima. Nyuma yaho tumuherekeze mu gituro cye cya nyuma ku irimbi ry'Ikagasa. Rero mbifurije gukomeza muri kumwe natwe muri urwo rugendo tugiye gukora, kandi muzakomeze mutuba hafi kuko n'ubundi mwari abavandimwe n'abaturanyi n'inshuti nziza. Murakoze. Nigihe giti intambara igashira, nigihe gito umurabuka cyangwa noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Nijoro ntihazagera nk'ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Nijoro gito gifite umuruho, n'igihe gito nkazabona Yesu. Nzabana dukanye n'ibyago, nzabamumbatiwe mu maboko. Ziko mw'ijuru hataba umwijima,
n'uwacaragiye amarira menshi umubabaro intimba n'agahinda dusigaranye abakuru n'abatoya turababaye cyane mbega inkuru mbi iyi nkuru iteye ubwoba wa nkuru we uri camugongo ubwo twumvaga uwacaragiye amarira menshi umubabaro intimba n'agahinda dusigaranye abakuru n'abatoya turababaye cyane nubwo tubabaye hari inkuru nziza abo hakuno ya Yorodani turimo turira mbona abo hakurya ya Yorodani bo bararirimbye ngo umugeni aratashye umugeni aratashye ngo umugeni aratashye umugeni aratashye bafata inanga baracuranga aratashye umugeni aratashye aratashye yambaye neza araruhutse warateguwe bihagije uradusezera ntitwabimenya none birangiye wambutse umukoro ukomeye dusigaranye n'uwo gutwarana tukagerayo tukazabana mu gitondo cy'umuzuko warateguwe bihagije uradusezera ntitwabimenya none birangiye wambutse umukoro ukomeye dusigaranye n'uwo gutwarana tukagerayo tukazabana mu gitondo cy'umuzuko umugeni aratashye umugeni aratashye umugeni aratashye umugeni aratashye ntabwo azongera kubabara umugeni aratashye agiye neza aratashye we umugeni aratashye hasingiriye ikamba ry'ubugingo umugeni aratashye aratsinze aranesheje umugeni aratashye intwari y'Imana iratashye umugeni aratashye abasigaye bukome aratashye umugeni aratashye natwe abasigaye twitegure umugeni aratashye aratashye yambaye neza yambaye neza araruhutse n'imirimo myiza yambaye neza araruhutse umugeni aratashye yesu mwami niwe utubaza ati ninde ntumye mu murima wanjye dore hari benshi bazimiye genda ubamenyesha ubuntu bwanjye mana yanjye ntegeka ubu isezera
ntegeka ubu n'umwamwa mu wundi imbere yawe mana yanjye ntegeka ubu n'umwamwa mu wundi imbere yawe umuntu w'Imana yaravuze ati njye nacyo nishobore ariko ashyuhijwe n'umuriro ati Mana none wuzunume Mana yanjye ntegeka ubu unkoze w'ikara ry'umuriro Mana yanjye nemera imbere y'Imana ishobora byose imbere
Icyo data ashaka ni ukubona abana wese akabwemera yagira
Perché
nawe atsinda
yakoze muri Croix-Rouge de Belgique Kacyiru, yakoze mu zindi kampani zishinzwe umutekano kuko wari umugabo umusore bwe nawe yabaye ingabo banza abayoboje iki gihugu ni urubyiruko rungana n'abo yabyaye ariko ari mu babitangiye bigira hagati. ubu rero urumva ko nawe yari ingabo, ari niyo mpamvu ari nawe aturuka umurava, aturuka na disipurine nawe yarayifite ihagije, yayitoje n'abana. abana ni umuntu wabonye ahantu bavuga ko batawushimye batabwiza uko babaye bakoranaga hafi cyane akarere n'umuvandimwe namubaye hafi mu buryo bushoboye, kandi nawe ngira ngo nubwo atashye turayegukana, ari nacyo cyambabaje cyane. ntabwo twayikamenya nari naragiye narasohotse muri iki gihugu ariko ngaruka ndwaye, ariko numva nkumbuye cyane bidasanzwe kugira ngo byahindure neza. nta buryo nabonye kugira kuko nanjye nari ndwaye, ari nabwo nshobora kuba asanzwe mu gihe ambwira ikibaye kibabaje cyangwa se mu by'ukuri akunda yakunda kubabara cyane muri icyo kibazo. ntabwo batangiye kubibwira nari niriye kwa muganga kugira ngo mu byo nari ndwaye ngira ngo hajye harimo n'urupfu rwabuze umuvandimwe wanjye. uko kose byari bikomeye. umusaza yaragerageje uko yitunga bishoboka ko atunga abana be bamwumviraga atunga abana bangana gutya mu mujyi, ukabona bose barakumvira barakugambukira, ni amashini y'Imana. nanjye rero sinzi impamvu yakoraga kubikora cyane, waza ariko yumvaga ari gucura hanze agucura wenda namwe bakunda guhura n'ibibazo kandi Imana ikabatabara bakabikira. tujye dushima Imana abagucura. ndabasuhuje. yego Matatara ntabwo n'izindi magambo mu by'ukuri yatuye umuvandimwe mwiza, atuye umubyeyi mwiza, niwe watubaga hafi nk'uko nabivuze ejo mu gitaramo. niwe watubaga hafi ko mukuru we yabaga ari umukozi wa leta, niwe wari papa mukuru, ariko cyane cyane papa twabonaga hafi urukundo rwe arututiyemo, kandi twamubwiyeho byinshi, twamubwiyeho ibintu byo guhana umutuzo, byo kutita bitubabaza, byo kutarobanura mu rukundo k'umuntu wese tubura mu ishusho y'Imana. Batazira nawe uri kwibagiza, twamubwiye ikintu cyinshi tumugiraho gukora ducecetse, arize yitahiye ataragera tukimukunda tukimushakaho urundi rugero kuko buri gihe yavuga
ikinyabupfura bagashya wenda iyo atanga ubuzima n'abagizi ba nabi yari kuzageza no mu myaka 90 kuko nta ndwara tubuzeho atari uko yari asigaye arwaye ijisho n'ubu yari arwaye igisozi naho ubundi yari muzima yabona umwanya wo kujya kwishura akabona mu mihanda yose n'ubwo yari musaza umubiri we yarakize rero iteraniro riri hano ababaye mu gifata barabigize kuba mu bigo byinshi usanga baratwikiriye wenda nabo bagize ba nabi bitwara igiti cyacu twababarira ni ukutamenya ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana rikomeye tudashaka ko bagukorera ntukagire kubera mugenzi wawe umuntu ugomba agatira ikintu wundi sinzi ko aba yibaza yuko uwo muntu afite umuntu yambaye rero icyo twakura muri isomo twakwirinda mu gihe twiteranya n'Imana dukora ibyo Imana yavuze ndabashimira Imana yamugisha bakagira sinamuganga amasaha yacu barakoze Sasa katika kitabu cha Isaya shibiri nawe ikasusurukije mwongere mbashimire mwese uyu mwakomeje kubana natwe kuva mu gitondo tukamuza kubiri umubyeyi w'umuvandimwe inshuti zero tata Faustin ubu twabakuye ibitaro bya Sendega ya Kacyiru tuza kumusezera umwe iramiro ndabashimira ko turi kumwe hano mu ngoro y'Imana n'umwuka w'Ubukristo cyane biragoye yuko bizana kugira ngo tumusabire Imana izamwakire imbabazi kuko uko byagenze yari umuntu utagira icyasha ku mutima ubana neza n'umuryango we ukabana neza n'abaturage ukabana neza n'inshuti rero abo tutabashije kubana mu byiciro byabaje cyangwa tutabashije kubana mu gitaramo cye cy'umugoroba kugira ngo banyuremo muri make ubuzima bwa umubyeyi Matarata Faustin Matarata Faustin ni mwene Rulindo Jean Pierre na Mukasamari Felicita yavutse muri 1938 yitabye Imana tariki 17 z'ukwezi kwa Kamena nyuma yaho ntabwo ibintu byari byiza ko yari amaze no gupfusha umubyeyi
harakabaho umunsi Imana yakuduhaye, uraza utubera umugisha, wari nyangamugayo, wari ntangarugero, hahirwa abakumenya ukiriho, wari uw'agaciro ku nzagukumbura, wampaye ibyishimo kenshi, nzagukumbura, nawe ugiye uzagubwa neza, nzagukumbura. Ko kumuherekeza bwa nyuma turahera n'ubundi
ku bantu bo mu muryango wa hafi n'ubundi bagende batera amazi y'umugisha. iyakumpayira kwisubije hakiri kare nkigukeneye oya simbyumva umutima ntubyakira aho ndi byose mpora n'ibituma nkwibuka musigiye icyuho ntawagusimbura aho ndi byose mpora n'ibituma nkwibuka musigiye icyuho ntawagusimbura wari uw'agaciro kuri twese nzagukumbura wampaye ibyishimo kenshi nzagukumbura aho ugiye uzagubwa neza nzagukumbura yana umutima utuje urukundo ruguherekeze uzahora iteka mu ntekerezo zanjye nugera kwa rurema abamarayika bagutaramire bakira iyo ntwari isoje urugendo cyane umutima utuje urukundo ruguherekeze uzahora iteka mu ntekerezo zanjye nugera kwa rurema abamarayika bagutaramire bakira iyo ntwari isoje urugendo najya utari nzahakubera kuko wari uw'agaciro kuri twese nzagukumbura wampaye ibyishimo kenshi nzagukumbura aho ugiye uzagubwa neza nzagukumbura la 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 la. Maze gukora igikorwa cy'ingenzi kiranga umuco mwiza w'Abanyarwanda wo gutabarana. Ndabashimiye cyane, nta amagambo yo gushima nta ku muntu yabona yayavuga kuko ni ibintu biba bikomeye. Rero harimo gushima, harimo no gushimira umwana washyinguye se akamubereka safari yakwigira hino. Safari niwe washyinguye se, umuryango ukaba umugeneye inka y'inkuracyobo. Safari wakoze igikorwa wakoze ni ingenzi, umuryango ukugeneye inka ko anagana no ku musozi. Kristo akuswe. Nyagasani nakwiyereke maze uruhukire mu mahoro. Amen. Faustin, Nyagasani nakwiyereka iteka maze uruhukire mu mahoro. Amen. Faustin,
nyagasani nakwiyereka iteka maze uruhukire mu mahoro. roho yanjye irasingiza nyagasani umutima wanjye uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye uko yitegereje ubukene bw'umuja we dore umuhungu w'amasekuruza yose azanye tumuhire kuko nyir'ububasha yangiriye ibintu by'agatangaza izina rye ni ritagatifu tujyana amahoro ya Kristo. kuki wabyemeye Mana nyagasani nagiye kwishimira gufata uyu mwanya nongera kubashimira nanone kuko igikorwa nk'iki cy'indashyikirwa mumaze gukora ni icyo gushima. turabashimiye cyane, uzakomeze uwo muco mwiza, ukomeze muzawurage n'abo muzasiga kuri iyi si. rero twari tumaze iminsi ikiriyo umuntu mukuru rero iminsi 8 iyo yuzuye biba byemewe yuko abantu bacanura, abyita gucanura, abyita kuva ku kiriyo, abyita guca ku mazi, mbese ayo magambo yose avugwa mu gihe nk'iki nyuma y'iminsi 8. nagira ngo rero bamenyeshe yuko naje kubashimira iminsi yose tumaranye dufata mu mugongo, uzasigara mukora no gusura umuryango. umunsi tuguye ikiriyo, ibyo bita gukora ikiriyo by'agateganyo, kuko yari umusaza ufite umuryango mugari, azagira igihe dukure ikiriyo bya burundu. iki ngiki cyitwa revedo de parisiyeri, tuzakora ikiriyo cya revedo de definitive, tuzabamenyesha. hari igihe kigomba kunyuramo rero ku muntu mukuru, ibyo bita ubu twari twirabuye, noneho icyo kizakurikiraho bizaba kwera. tujya kwera rero tuzababwira, tuzabamenyesha, none muzaze dufatanye, ibyo bizaba ari umunsi mukuru. rero nkaba nongeye kubashimira, bifuriza kuza gusubira mu miryango yanyu amahoro. Imana iri kubana namwe, ahubwo hari umuntu wadusoreza n'isengesho, yaba ari ibintu byiza. turakoze. Imana yacu mu izina rya Yesu turagushimiye kandi tuguha icyubahiro. tugushimiye ko watangiranye natwe Mwami nyuma wese kuva mu gitondo kugeza muri aya masaha. Mwami twongeye kugerageza ibiganza byawe, benshi turadusura amacumbi yacu, turasenga kugira ngo ikiganza cyawe cyiza kibe ku buri muntu wese. Mwami twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.
turizeye